Muraho, ese wigeze wibaza uko ubuzima bwawe buzaba bumeze mu myaka 24 iri imbere? Nanone se wigeze witegura impinduka zikomeye zigiye kuzaza zizahindura buri kimwe mu buzima bwacu, kuva mu rugo, ku kazi, mu buvuzi, mu burezi, kugeza ku mibanire yacu n'isi yose? Niba utarabitekerejeho cyangwa se niba ubitekerejeho ubu, ongera ubyumve neza nanone. Iyi ni Global Insight Rwanda uteze amatwi. Inshingano zacu ni ukukubera utari, tukaguha ibyegeranyo by'ubwenge kandi byuzuye ubucukumbuzi bwa nyabwo, kandi buzagufasha gusobanukirwa ahantu, ibintu, amateka, business n'amasomo rusange. Muhawe ikaze. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Ukomeje gutega amatwi bituvuga nawe uri buze kubyumva nyuma, tekereza ukangutse mu gitondo ugasanga telefone yawe itagikenewe, ahubwo amakuru yose y'isi uyabona mu kirere imbere yawe. Ukajya ku kazi, imodoka yawe yitwaye ubwayo, uri kwisomera igitabo, wagera ku kazi ugasanga umukoresha wawe si umuntu ahubwo n'ubwenge bukorano butumaze kumenya ku izina rya AI, bugufasha gufata ibyemezo. Ese byaba ari byiza cyangwa byaba ari akaga? N'ubundi dore ko ubu inakoreshwa. Ese ubuzima bwawe buzaba bworoshye cyangwa buzaba ari intambara yo guhangana n'imashini? Izi mpinduka zihuse zizazanwa n'ikoranabuhanga n'iterambere mu nzego zose z'ubuzima, ntizagira ingaruka ku ikoranabuhanga gusa, oya, ahubwo zizahindura imibereho yacu ya buri munsi. Uburyo dukora akazi, uburyo twivura cyangwa uburyo twivuza, uburyo twigisha n'uburyo twiga, ndetse n'imibanire yacu n'abandi bantu, na politike n'umutekano w'isi. Intego yacu nka Global Insight Rwanda ni ukugufasha kwitegura izi mpinduka, kuzakira neza no kuzibyaza umusaruro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igize agatebe hafi maze untege amatwi iminota itari myinshi, wiyumvira amakuru akureba kuko ntawe uzacikira. Ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uko wabonaga ejo hazaza. Mu mwaka w'2050 hazaba hari inzu zigezweho zuzuyemo ikoranabuhanga. Inzu yawe izaba atari inzu gusa, ahubwo izaba ari umufasha wawe bwite. Mu mwaka w'2050 kandi inzu zacu zizaba ari ibikoresho bifite ubwenge byuzuyemo ikoranabuhanga rihuza ibintu byose, nta kongera kwibaza ku kiguzi cy'amashanyarazi, kuko inzu yawe izaba ikoresha imirasire y'izuba n'izindi ngufu zishobora kuzongerwamo. Amadirishya n'amatara bizajya bikora bijyanye n'igihe. Urugero, amadirishya azajya yifungura cyangwa yifunge bitewe n'izuba, n'amatara ajye yaka cyangwa azime bitewe n'uko umuntu yinjiye mu cyumba cyangwa asohotse mu cyumba. Mbese bizajya bikorana n'amarangamutima y'umuntu. Interinete izaba yarateye imbere cyane kugeza n'aho ibikoresho byo mu rugo byose bizajya bivugana. Urugero, utubati tubikwamo ibyo kurya tuzajya tumenya ibyo umubiri ukeneye bishingiye ku isesengura ry'ubuzima bw'umuntu. Yivuze ko utubati tuzajya tugira ubushobozi bwo kumenya niba ibiryo byashize muri stock cyangwa se niba bishaje tujuje ubuziranenge, bityo bugira uruhare mu gutumiza ibishya, ndetse no gutanga inama ku mirire ikwiye ku muntu bitewe n'ubuzima bwe. Ubwiherero buzwi nka smart toilet buzajya bukora isesengura ry'imiti ku byo umuntu yanyoye cyangwa yariye, butangiye amakuru ku buzima bwe, ndetse bunatanga inama ku mirire cyangwa imyitozo ngororamubiri ikwiye. Ibi bizafasha abantu kwita ku buzima bwabo mu buryo bukwiye kandi buhoraho. Mu bijyanye n'ubwikorezi n'ingendo, hazaba hari imodoka zitagira abashoferi zizakwirakwira mu mujyi wawe uzaba utuyemo cyangwa mu byaro. Izi modoka zizagendera ku muvuduko kandi zifite n'uburyo bukumira impanuka hafi 100%. Ibyo bizafasha kugabanya cyane umubare w'impanuka zo mu muhanda. Ibi bizatuma ingendo zihuta kandi zizigama igihe. Ikindi, zizigame n'amafaranga kuko nta bashoferi bazaba bakenewe bo kuzitwara. Gusa ibi bizagira ingaruka ku kazi k'abashoferi. Ibi rero bivuze ko iki kiganiro kirimo kwibira ibanga y'uko ugomba kuzagerageza kwitegura, ukaba ushaka kandi kazi cyangwa ukaba ushaka ubundi buryo bwo kubaho buzaba butandukanye n'uwo mwuga. Ubwikorezi rusange nabwo buzaba bugezweho cyane. Amamodoka y'amashanyarazi azaba ariyo akoreshwa cyane. Ibi bizafasha kugabanya umwanda uturuka ku modoka zikoresha essence. Drone zizajya zikoreshwa mu gutwara ibintu bito cyangwa mu gutanga serivisi zihuse mu mijyi. Hazabaho kandi ubundi buryo bushya bwo gutwara abantu n'ibintu, nk'indege nto zizaba zitwara abantu mu mijyi. Gutanga amakuru mu itumanaho nabyo bizahinduka cyane. Bizaba ngombwa guhagarika screen ko hazaba hari uburyo bushya bwo kureba amashusho bwitwa light field display. Uburyo buzatuma tubona amashusho ya 4D mu maso yacu, nta gikenewe nka televiziyo cyangwa telefone. Ibi bizatuma uburyo twakira amakuru n'imyidagaduro bihinduka cyane, bigatuma abantu bashobora kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga. Hazaba hari icyitwa virtual assistants zizaba zarakwirakwiye cyane, zifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Zizajya zitunganya gahunda zacu, zidusubiriza ubutumwa, ziduha amakuru, ndetse zikana
bikadufasha mu gufata ibyemezo bitandukanye. Ibi bizatuma abantu benshi barushaho kugira ubuzima bworoshye, ariko bikazana ikibazo cy'ubuzima bwite bw'amakuru, data privacy. Niba ukiri kudutega amatwi se, waba witeguye ko umuti uzajya uhabwa uzajya ubanza gusesengurwa neza ukajyanishwa n'umubiri wawe wenyine? Mu mwaka w'2050 ubuvuzi buzaba bushingiye kureba uturemangingo k'umuntu umwe ku giti cye, aho guha bose umuti. Ibi bivuze ko umuti uzajya utangwa uzajya ubanza gusesengurwa neza ukajyanishwa n'umubiri w'umurwayi, bigatuma indwara zivurwa neza kandi ku gihe. Genomics na proteomics bizafasha mu isesengura ry'uturemangingo n'uburyo bwo kuvura indwara mu buryo bwihariye. AI mu buvuzi izagira uruhare runini mu gusuzuma indwara hakiri kare, gutanga imiti ijyanye n'umurwayi ndetse no gutanga inama ku buzima. AI izajya isesengura amakuru menshi y'ubuzima bw'umurwayi ndetse izajya imenya indwara zishobora kumufata, inatanga inama ku buryo bwo kuzirinda. Ibi bizatuma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza kandi burambye. Tekereza noneho hari utumashini duto cyane ku buryo utatubonesha amaso yawe, tuzajya twinjira mu maraso yawe dushakisha indwara zitagaragara, tuzajya dutunganya aho umubiri wagize ikibazo. Ibi nibyo byitwa nanotechnology izakura ku buvuzi. Urugero, nanoboti zishobora kuzajya zishakisha uturemangingo twa kanseri zikadutsemba zitarakwirakwira mu mubiri. Ibi bizafasha mu kuvura indwara zitandukanye kuva kuri kanseri kugeza ku ndwara z'umutima, ndetse bizafasha no kwirinda indwara hakiri kare. Ikindi, bawitegura ko abana bazavuka mu 2050 bashobora kuzaba barahinduriwe uturemangingo kugira ngo bavukane ubwenge buhanitse cyangwa barindwe indwara z'uruhererekane. Rero iterambere mu guhindura uturemangingo naryo ryitezweho guhindura byinshi mu buvuzi. Ibi bizazana inyungu nyinshi mu kuvura indwara z'uruhererekane, ariko bikazana ibibazo by'umuco n'imyitwarire ku bijyanye no guhindura imiterere y'umuntu. Abahanga bazaba bafite inshingano ikomeye yo kureba ko iri koranabuhanga rikoreshwa mu buryo buboneye kandi budahungabanya agaciro k'umuntu. Ubuhanga bwo gukorana ubuzaba bugezweho bwa AI buzigarurira ako kazi kawe kajya gakorwa n'imashini. Mu mwaka w'2050 ubuhanga bwo gukorana artificial intelligence uzaba ari nk'amazi cyangwa amashanyarazi, izaba ikoreshwa mu nzego zose z'ubuzima. AI izaba ari nk'umugongo uhetse ibikorwa byinshi, izakoreshwa mu gusesengura amakuru kugeza ku gukora imirimo isanzwe. Ibi bizatuma akazi kenshi k'imibare n'ubuyobozi bikorwa na AI, bityo bizane cyangwa bifashe umusaruro kwiyongera. Ariko nanone bizagira ingaruka zikomeye ku isoko ry'umurimo. Imirimo imwe n'imwe izashira kubera AI, ariko hazavuka imirimo mishya ijyanye no kuyobora imashini. Ubuhanga bwo guhanga n'imikoranire hagati y'abantu n'imashini nibwo buzaba bugezweho. Bizaba ngombwa ko abantu bahorana uburezi buhoraho kugira ngo bahore bafite ubumenyi bujyanye n'igihe. Ubumenyi bushya bukenewe buzaba bushingiye ku gusesengura amakuru no guhanga udushya ndetse no gukorana n'imashini neza. Abantu benshi bazajya bakorera akazi kabo aho bazajya baba bari hose, bitewe n'uko ikoranabuhanga ry'itumanaho icyo gihe rizaba ryarateye imbere. Ibi bizatuma abantu bagira ubwisanzure mu kazi no mu buzima bwabo bwite. Bizagabanya umwanya batakazaga mu ngendo. Ibi bizazana impinduka mu muco w'akazi, aho abakoresha bazajya bashyira imbere imibereho myiza y'abakozi babo. Ubukungu bw'isi buzaba bushingiye cyane kuri digital commercial and service. Ubucuruzi bwo kuri interineti buzaba bwarateye imbere cyane, ndetse na serivisi zose zizaba zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi bizatuma ubukungu bw'isi buhinduka cyane, aho ibihugu bizaba bishobora gukorana mu buryo bworoshye. Ikindi kibazo kizaba gihari ni icyitwa workforce and automation. Mu bihugu byinshi abakozi bazaba bageze mu zabukuru, bityo imashini zizakenerwa cyane mu gusimbura imbaraga z'abantu. Ibi bizatuma AI igira uruhare runini mu bucuruzi no mu nganda. Hazabaho ubukungu bushingiye ku kurengera ibidukikije, aho ibihugu bizashyira imbaraga mu gukoresha ingufu zishobora kongera gukoreshwa no kurinda ibidukikije. Mu burezi, abana bawe bazajya biga ibyo bashaka n'ibyo bashoboye ku muvuduko wabo. Urwego rw'uburezi narwo ruzahinduka cyane. Kwiga bishingiye ku muntu bizaba ari byo byiganje, aho buri munyeshuri azajya yiga ibyo ashoboye n'ibyo akunda ku muvuduko we. AI izajya ifasha abarimu gutegura amasomo ajyanye n'ubushobozi bwa buri munyeshuri, bityo ibyo bizatuma abana bose bafashwa kwiga neza. Abantu bazajya biga ubumenyi runaka bukenewe ku isoko ry'umurimo, bahabwa impamyabumenyi ntoya bazibike mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi bizatuma abantu bazahora biga kandi bahore bafite ubumenyi bijyanye n'igihe. Ikoranabuhanga mu burezi, abana bawe bazajya biga basura amateka cyangwa binjira mu mibiri y'abantu bakoresheje amadarubindi y'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rya virtual reality na augmented reality izifashishwa mu burezi. Abanyeshuri bazajya basura amateka cyangwa bajya mu mibiri y'abantu bakoresheje amadarubindi y'ikoranabuhanga. Ibyo bizatuma amasomo yumvikana neza. Ibi bizatuma uburezi butaba gusa ku ishuri, ahubwo buzakwirakwira hose kandi bugere hose.
hybrid learning models zizaba zarakwirakwiye cyane, aho abanyeshuri bazajya biga mu ishuri no kuri internet. Ibi bizatuma abanyeshuri bagira ubwisanzure mu kwiga kandi bigere kuri bose, cyane cyane ababa mu bice bitandukanye by'isi. Ibi bivuze ko abanyeshuri bazajya bigishwa uburyo bwo gusesengura ibintu, guhanga udushya no gukorana neza n'abandi. Hazanibandwa ku kwigisha abana kuba global citizenship, bivuze ko bazajya bigishwa kuba abaturage b'isi, bamenya imico itandukanye kandi bakorana n'abandi mu gukemura ibibazo by'isi. Reka ducumbikira ahangaha kandi turabashimiye cyane uburyo mwaduteze amatwi mukemera kubana natwe, kandi dushimiye uburyo mudushyigikira mutanga inkunga ikomeye cyane yo gukanda subscribe ndetse na like. Niba hari inyunganizi ushaka kuduha cyangwa igitekerezo, isanzure wandike hasi muri komenti tuzagusubiza. Komeza ubane natwe kuri uyu muyoboro wa Global Insight Rwanda, naho ubutaha mu bindi biganiro. Bye.